mama hahandi yashatse kunjugunya muri Nyabarongo bitewe nuko meze. Hello guys, mumeze mute? Mumeze neza? Nanjye meze neza. Ikaze kuri Aurore TV show. Kara kagaruka. Gahunda ni ya yindi tubice bicike. Umuntu yarambwiye ati bicika niki? Ni tubice bicike. Tubice uko tufata abantu. Nyine uko tuba dufata abantu. Abafite ubumuga, abafite ikigeragezo runaka. Ibyo bintu nyine tukumva ko abo bantu badashoboye, tukumva ko hari ukundi kuntu runaka nyine uko tufata kose tubice bitari byiza, kuko hari n'ubifata nyine akumva ko uwo muntu, hari abantu bazi kugira gufata ibintu mu buryo bwabyo, ariko batafata ibintu mu buryo bwabyo tubice bicike, tubyamagane rwose biveho pe, kuko ntabwo bikwiye. So gahunda yawe ni ya yindi, kara kagaruka nkuko bisanzwe, nkuko mubimenyereye hano kuri Aurore TV show. Wowe tugiye gukorana kano kanya, nawe dukurikirane dukomeze tubane, kandi wakoze kutubera umushyitsi. Nizere ko utagiye kuba umushyitsi, ahubwo ugiye kuba umusangwa hano kuri Aurore TV show. So uwamya buri munsi rero uragira ati, uragira buti nako mu Kinyarwanda cyiza ati mwaramutse neza, mwaramutse neza Aurore, nitwa Dogiteri uyu n'uyu, mperereye aha n'aha, ariko ntumvuga amazina, uranyihanganira, niyo mpamvu ubonye nshyizemo iyo tasiyo. Yambuje kuvuga amazina yiwe, ni umudogiteri ahantu hamwe runaka, yenda nshobora kuvuga ubuhamya ugasanga uramuzi, ariko nyine yambuje kuvuga amazina. Muranyihangana, nyine hari abantu badashaka, genda bitewe na security yiwe, namwe murabyumva, muri abantu bakuru. Ati ndi umupapa w'abana babiri, mfite ubumuga bw'amaguru. Aurore, niko navutse nisanga nta maguru, ndetse ngendera mu mbago z'ibiti, nta nubwo zino mbago nzima zari zakaje. Naratotejwe cyane ku buryo n'ubu ngubu numva mfite ihungabana mu mutima wanjye, birangora pe. Wowe yenda reka mbikubwire, kuko dufite ako duhurijeho, ariko wumve ko n'ubu ngubu hari igihe niherera nkarira, bitewe n'ukuntu umuryango wamfashe nabi. Sha Oro, narangiritse pe, ntakubeshye, nta nubwo njya niyumva nk'umuntu muzima. Bangize igicibwa pe, bangize igicibwa ku buryo nize nkiga mfite intego. Wumvaga ntacyo mvuze, wumvaga ko ntacyo nzimarira, ariko kano kanya sha ndi umupapa, ndetse ndi dogiteri. Nize mfite ishyaka ryo kuzakora cyane, ryo gukora cyane, kugira ngo nzagire icyo nzimarira, kuko nabonaga abantu turi kumwe nta mpuhwe, nta n'urukundo bamfitiye. Naranzwe, ndatotezwa. Urumva nimba na mama wambye atarankunze, nta rundi rukundo rw'umuntu nifuzaga, cyangwa se natekerezaga ko bankunda na mama wambyaye atarankunze. Mama hahandi yashatse kunjugunya muri Nyabarongo bitewe nuko meze. Umuntu najya kuvuga ibintu ariko simbizi nimba wamya bwe ntamushyize hanze, ko reka ndebe. Bifuje kunjugunya muri Nyabarongo, wumve ngo uretse Imana ibitaradukuraho amaboko, nubwo babyifuje kandi banjugunyemwo, nkurwamo n'umusare umwe wari urimo ubona ibiri kuba.
ubu nta nubwo mba nkiriho, mba narapfuye. Ibyo byose narabibwiye kuko nari mutoya, ariko nanjye hari ibyo niboneye. Ntabwo yigeze amfata kimwe n'abandi. Mama wanjye ntiyankunze pe. Abavandimwe nabo bose nari igicibwa kuri bo. Hahandi bafataga icyo nakoreshaga ngenda, ugasanga babijugunye, bambwira ngo n'undi nzangare, nzetete kuko n'ubundi ndi urumuga ntacyo nzabamarira. Ngo sinzamuvomera amazi, sinzamutorera udukwi, ahubwo naje ndi icyorezo kimwangiriza abana ndetse n'umuryango. Narabikuranye pe, ariko nk'uko nabikubwiye nize mfite intego, nubwo banjyanagayo kubera ubuyobozi ndetse no kugira ngo mbave mu maso. Ntago nize kuko babikunze cyangwa wumva ko hari akandi kantu, hari ikindi kintu nzimarira, ahubwo bo babura uko babigenza. Gusa nanjye nize mfite intego zo kumva ko nzavamo umuntu ukomeye, ndetse nkanigurira imbago, kuko ibyo biti byabo iteka bamaga babinyurira. Murana intimba nubwo ndi umugabo. Iyo ntimba nayitewe n'umuryango wanjye. Sosiyete twabayemo buri munsi, sosiyete ya buri munsi nabayemo yantotezaga kubera ibyo nanyuragamo. Gusa ubu ndi dogiteri nk'uko nabikubwiye, meze neza pe, mfite amafaranga ndetse mfite n'umuryango, ariko murana agahinda k'ibyo nanyuzemo ndi mutoya. Byarambangamiye pe, byarambabaje, ndetse byansigiye igisongo ntajya mbasha kurezista nk'umuntu mukuru. Ejo bundi akana kanjye karambajije gati, ese dadi wabaye iki? Sha numva kanjyanye muri bwa buzima pe. Nyine urabyumva nk'umupapa, ntabwo uba ugomba kwereka agahinda umwana wawe. Ariko byarambabaje nubwo namusobanuriye rwose. N'ubu ntakubeshye, byananiye kwakira uwo muryango wanjye, kuko murana ubwo buribwe. Aurore we, warakoze kuza, kuko ubuhamya bwawe bufasha benshi, uratwubaka. Kuko nk'ubu ibi nkubwiye nta wundi muntu nigeze mbibwira, nabanaga nabyo, ariko disi narakubonye numva nifuje kukuganiriza. Yewe n'umugore wanjye ibi ntabyo azi, ariko wowe numvise ko ngomba kubikubwira, kuko basi wowe numvaga wanyumva. Warakoze ko nyizera, Imana ikumera umugisha. Hego. Ubu rero gahunda yacu mureke twiyubake, kandi koko nk'uko bivuga turi abantu, turashoboye. Maze kugera mu kazi nabwo ntabwo byagenze neza. Sosiyete turi kumwe yanyakiriye nabi pe. Byantwaye igihe kugira ngo mbone inshuti, mbone abavandimwe tuvugana. Gusa bitewe n'uko narakoze cyane, mfite ubwenge, bisanze bagomba kunkunda uko byakagenda kose, kuko nk'uko nabikubwiye ndi dogiteri. Ariko ubu ndashima Imana, nubwo mpana ka kantu ko ku mutima nyine
kaba karambabaje. Aurore courage, turagukunda cyane, turagukunda kandi inama zawe ziratwubaka nubwo turi bakuru rwose ariko zitugira akamaro. Ibihe byiza kandi ntuzigere na rimwe ucika intege. Komereza aho ngaho, turagukunda muntu wacu. Bye. Guys, ntabwo byoroshye. Urabona uyu muntu nyine ni umudogiteri ariko sosiyete cyangwa umuryango wiwe ntugeze umufata neza. Ntugeze umufata neza ku buryo kano kanya afite amafaranga, afite urugo, nyine afite n'umuryango ariko bya bisongo byahungabana nyine biracyamurimo. Yiyumva nabi. Nimba umugabo akubwira ati ndagenda ahantu harira, menya nyine icyo kintu afite mu mutima wiwe. Ati n'umugore wanjye ntabwo nabimuganiriza. Guys, nukuri hari ibintu ubura uko bivuga. Urumva ukavuga ngo uyu muntu ese nimubwira agahinda kanjye arakumva, aranseka. Yenda aravuga ati ko mfite nimba ufite amafaranga, ukaba ufite abantu, ugafite igihugu, ubabajwe n'iki? Koko niko byakagenze. Sorry, niko byakagenze. Ariko nyine bya bintu y'amagambo wowe upfa kuvuga, upfa kubwira umuntu amagambo yiboneye, bya jambo umubwira agenda rikamwibikamo ku buryo wiwe kugira ngo aryibagirwe biba bigoye cyane. Wowe bivuga bikoroheye, amazina yamuhamagara bikoroheye rwose, ndetse urishimisha pe, uri murishimisha, ariko menya kuri kumwangiza. Menya ko we uko imyaka yaba ingana kose y'ubuzima bwiwe azibuka cya kintu wamubwiye, azibuka rya jambo ritari ryiza wamubwiye. Ubwo rero nibyo bindi nkubwiye ati tubice. Wowe ufite umuntu uri aho hafi, muhungabunge, musigasire, mukunde, mukunde, mufate nk'abandi. Uyu mufata nk'ikintu runaka kitagize icyo kimaze, sibyo? Mukunde kuko turakunditse, sibyo? Turakunditse kandi nzi neza ko ni abana beza, ni abantu beza, abantu bara abafite ubumuga cyangwa baba abantu beza, baba ababyeyi beza, baba sosiyete. Nzi neza ko pe ari abantu beza pe, ndetse bazi no kubana, babaho bigeresereye bitewe n'ibintu baba barahuye nabyo, bigatuma rero binde n'amakosa amwe n'amwe. Rero wowe wagiriwe ubuntu bwo kubana hano, ukabana natwe, ukaba kuri Aurore TV show, menya uburyo ki ufasha umuntu ufite ikibazo. Menya uburyo ki ufasha umuntu wahuye n'icyo kibazo, uri mu kigeragezo runaka. Mube hafi kubyo azavuga nahuye cyakoze, ubana bye muzavuga ati hari umuntu wamfashije, hari umuntu wambaye hafi arambungabunga. Ha mu sosiyete nyine ngaragara nanjye nk'umuntu, ngaragara nk'umuntu w'agaciro. Guys, we tubonye bwa mbere n'insinzi niba natanze ikaze, numvaga mfite nyine ibintu byinshi ngomba kuvuga. Gusa ubuhamya bw'uyu mudogiteri hari nawe yambaje ambwira ati Aurore wowe bigenza gute? Nanjye uko mbigenza narabyakiriye, bimpa kubana nabyo, nta zindi mbaraga runaka nyine. Urabyumva biragora pe, biragora muri sosiyete. Sinzi wowe tuba turi kuvugana niba ushobora kumva nyine kubyumva, ariko biragora. Ariko nize kubana nabyo, numva ko ngomba gukomeza pe, ndetse numva ko n'abandi nyine nanjye ndi umuntu kandi ibyo bakora nanjye mbishoboye. Ibyo byose byagiye, ariko nanone nshimira n'abantu bamwe na bamwe tugenda tubana nabo kuko nibo badukomeza. Niyo mpamvu nkubwira ati wowe muntu ufite wegeranye n'umuntu cyangwa uri inshuti, mube hafi nawe yiyumve, agire ko yiyumve ko nyine nta kibazo. Niba afite n'imbago abyibagirwe ko azifite, niba nta n'amaboko afite abyibagirwe ko nta maboko afite, nyine yumve ko nyine afite amaboko. Niba nta jisho nyine byoye kumubera ikibazo bitewe na sosiyete runaka abayemo. Wowe uri kumwe n'umuntu runaka ni wowe utuma yiyumva nabi, ni wowe utuma yiyumva ko nta kintu ashoboye. Guys, murakoze, nkomeza kubashimira. Nukuri urukundo mukomeza kungaragariza, Imana ikomeza ibampera umugisha. Iterambere kano kanya aho bigeze ni mwebwe, nta bundi bushobozi, ariko mwebwe tukomeza kubana.
bya buri munsi, mukomeza kunyereka ko ibyo nkora bifite akamaro. Iyo nyandikirwa mu buhamya nyereka rwose ibintu byiza. Rero reka basezere, reka duhagarikire aho ngaho, ntaheri tuzongera. Imana ijye ibandindira, ndabakunda cyane. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe. Gahunda ni Aurore TV show, gahunda ni bya bindi nyine tuzahora tubica ibice bicike. Ndabakunda, bye bye.